ibi bintu biteye ubwoba Ego. ariko nanarabitekereje kera nkibaza IFM 23 bakoresha iriya koranabuhanga rituma bakira abantu ibihumbi magana ahantu hamwe. Ego. Ese babona umwanya uhagije wo gusaka buri muntu? Ese hari systeme ibirebera rimwe iri mu kirere? Ese baba bafite systeme irinda ikirere cyaho bakoreye rari kuriya? Ibyo ni ibintu najyaga nibaza. Mbona igoma nta kibazo, inama nini, meeting zirabaye nini, nta kivuriyemo. Ibukavu urabona ko bari baratinze kuyikoresha, natekerezaga ko ubwo barimo kubitegura neza ku buryo abaturage icyo kivunge cyazaba kirinzwe, ariko n'abo bayobozi ba AFCM 23 ubu rero biratunguranye, birasaba ko basubiramo uburyo barinda aho barimo bakorera inama nini kuriya. Hanyuma kurikira wavuze updates Bertrand Bisimwa yatanze, yavuze ko biriya bisasu bigaragara ko ari iby'abarundi basanzwe n'abandi bakoresha muri operations zabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ntabwo avuga ko ari nk'igisasu cyahagurutse ku butaka bw'u Burundi kijya kwikubita hariya Bukavu. Ubwo nabyo ni ibintu twakomeza kugenda dukurikirana tukareba. Naho ubundi urabona amatangazo y'M23 ari maze iminsi itangaza, Uvira ntekereza ko batinze kujya kuyibohora. Uko batinda niko haba reorganization y'aba FRDC bazarenda Barundi n'aba FDLR. Kandi M23 bikora igira ngo itanga abagabo ku muryango mpuzamahanga yerekane ko yo ishyigikiye. Kurabona ibivuyemo ntabwo ari ikintu cyiza, reka mvuze bino ubwo turakomeza uko cyane. Ndagusubiza amasegonda make kuko mu kibazo harimo n'igisubizo. Ni ugutekereza ngo Kinshasa iri bubivuge hwite, ari kuvuga wenda ngo ni M23 yabyiteye igira ngo ibone urwaho rwo gukomeza ibitero byayo yigarurira ibice. Hari no kubeshyera nyine, urebye icyo ngicyo cyane cyane nicyo bashobora kuza kuvuga, ariko nanone banabikora mu rwego rwo kugira ngo berekane ko M23 idafite imbaraga cyangwa se ububasha n'ubushobozi bwo kuzana umutekano mu mujyi wa Bukavu ahantu hari abantu benshi. Uzanarebe abantu bagiye banenga kuriya polisi ya Bukavu bayijyanye mu ngando Rumangabo, bakavuga ngo umujyi bawusize udafite abapolisi bo kuwukoramo policing. So izo noza ayo makuru cyangwa se izo statements zanengaga M23 AFCM 23 kujyana abapolisi hafi ya bose cyangwa niba atari bose ngira ngo warazibonye. Ubwo nabyo bari bubyuririreho, ariko Kinshasa kumenya ibyiza gutangaza biragoye, byanze bikunze ari kwiraza kuvuga yuko ari M23 yiteye cyangwa se ari u Rwanda igira ngo ibone ibyo bita pretext. So nuko nabivuga, ariko nkuko umugenzi wacu umaze kuvuga bivuze, twashimira Imana ko hatapfuye abantu benshi, n'abakomeretse nabonye bidakaze cyane bashobora kubavura bagakira. Nabonye video babatwaye mu maboko bajya kubavuza. So ni ibintu biteye agahinda. Ni ibintu biteye agahinda. Ntabwo amahoro agurwa amaraso. Ibi ngibi ni ibintu bagomba kumenya. Hanyuma Godfather ikindi nahoze mu gitondo narimo gusoma kuri radio mbwira abantu nyine ukuntu Bukavu buriya yagowe no muri za 64 na 7 babacanshuro ba Shikam barimo n'abazungu, ukuntu uriya mugabo Shikame waharwaniraga yiyamye Burundi. Uburundi bwabarwaga na Michel Micombero, noneho bukemera indege zitwaye abasirikare ba Mobutu kugwa i Bujumbura kugira ngo bagapakirwa mu makamyo bakambuka bakajya Uvira bakazamuka bajya kurwana na Shikram i Bukavu. Noneho yihaniza Micombero kuri radio yitwaga ngo niba ari radio Bukavu, ati umva rero Micombero, nukomeza kubikiraro n'indiri y'ingabo za Mobutu ndagukupira amashanyarazi rero yagaburiraga Bujumbura yahagurukaga yaturukaga Bukavu. Kandi ngo ntabwo bwari bwa mbere ayakubye, kuko no mu 1964 bari
kupiye umujyi wa Bujumbura. Urabona ni amateka bagenda yigarura ubwo nagiye kubihiga kubera iki, kubera rya jambo Fana James Kabarebe yavuze ari guseka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera gukoresha abacanshuro imyaka 60 na babakoresheje ntibagire umusaruro bitanga. Ya so yego urakoze cyane ahangaha. Hanyuma itangazo ibingibi bishatse kuvuga iki ko direct abarundi bashobora kwemera gukoresha ibisasu? Kuko nuza kureba itangazo rya Bertrand Bisimwa nonaha urabona ko Bertrand Bisimwa we clearly avuze ko iperereza ry'ibanze babonye ko ibisasu bitewe bikica abaturage ari ibyavuye i Burundi cyangwa ari iby'abarundi. Ibingibi yavuze ko ari iby'abarundi, ingabo z'abarundi zisanzwe zikoresha muri operations zazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kintu muri dutegereje kureba kumenya niba dutanga kubimenya bitubwire ese ni ibisasu byaturutse ahantu biraza bigwa mu kivunge cyangwa byaturikiye mu kivunge. Bivuga ko ari umuntu ubwo buryo bwa kabiri kangufashe biroroshye cyane clearly biroroshye kuko amakuru rega hisaza aba nabari kuri tere. Ntabwo dukeneye kubaza, turabaza abaturage kuko umuturage uri kuri tere ntabwo we ni uguha amakuru meza cyane. Wowe uri umunyamakuru urabisobanukiwe, ariko mva ikintu umuturage avuga ahangaha uraheraho wifatira amwe mu makuru yibanze. Mva icyo umuturage abivugaho. Aya ni amakuru nahawe n'abaturage bari hariya. bateye bombe ariko mitsingi irangiye n'abayobozi bagiye kuko bari baduhaye sinyale ngo tumanuke twese tugende. None ko kundi bamwe bagiye mbere ngo tugiye muri cortege, kumva umuntu wari uyifite ni nkaho yari yatinya kuyirekura kuva mbere. Mitsingi irangiye mwele kavuyo walikuwa wanaita sebe wanataka kuya mukisuda, akakwasa mwenye nataba kuya ndani yari yayihishe mu gafuka k'injugu. Izi njugu kwa kundi bazishira mu mufuka ananirwa rero kwikoresha. Bari babiri zikabafubaria noneho irabaturikana ubwabo n'abari bari ku ruhande rwabo, ariko twese turi amahoro, nta musirikare wakomeretse, nta mu autorite n'umwe yafashe. Umusirikare umwe nyine niyo nuza ari ama fragment ya kubise gutya kuri casque batiyakira kwa vala casque antibal. Nta kibazo kibaye, abantu bose baratashe, umujyi uratekanye. Urumva ni muri aba ba FDLR bagiye bihisha nyine barishindwa. Okay, uyu ni bagize isoni. Umva wa kabiri hano ukabona ko byagenze muri meeting kuri Place du 24 bateyemo grenade. Hariho abapfuye n'abakomeretse n'abandi bishwe no gukandagirwa. Ashobora kuba abantu bagera kuri 3 cyangwa 4 bapfuye n'abakomeretse, ariko byarangiye nibo abantu n'amahoro kandi banabafasha babikoze. Ukuri ko bimeze ariko bandi n'amahoro, ndatekereza ko nta mpamvu byakoze. Noneho ibingibi byo ariko ndahita nyikuraho iyo video nshyizeho, ngiye guhita nyikuraho ukiteye ubwoba, ngiye kuyishyiraho mfite nyikuraho. Noneho uswakimu tukiraho umva uri second tukiraho ngaho ndashaka wumve ahangaha situation ngo yari imeze ite. Hano biroroshye rega, amakuru ntabwo akigora kuyabona. Umva ukuntu byahise uko byari byifasha ubundi. Abantu bareberaga iruhande biba, wenda abanga bari kuduha amakuru ya nyuma yuko biba. Noneho dore abantu babashije kubivuga biri kuba, ababashije kureba biri kuba, abanga bari kutubwira inkuru yuko byagenze. Noneho iyi video umva hano uko byagenze. Noneho watu wanaisha, watu wanamkuka, unaona mama hizi pale wabyumvishe live, ngira ngo urumva live. Yego hanyuma noneho umva barapiga bombe, bateye igisasu, watu wanakimbia, dore abantu barimo kwiruka. Yesu Mungu wewe nikisinaangusha watu chini, mame naua watu, ndio naua watu walikuwa sio place situation kwa wapi? Mungu wa mbinguni hem. Ngira ngo urumva igikorwa uko tuvuga ngo urabona hariya Bukavu ukuntu hameze hariya, abantu muzi hari inama ariko bari muri rompwe, ni ukuvuga ngo hari ama etage abaturage urumva benshi bakurikiranaga bari mu ma etage hariya. So byabaye ngombwa ko abaturage bahita babona igikorwa gitangiye kuba, bahita bafata amavideo. Byagaragaraga turi 2025, ntabwo ngibi kubona amakuru ntabwo bisaba rega ko urukuva rero kujya gushaka amakuru keretse guperereza. Kandi mwibuke ko umwe mu bari babifite abari bafite bino bisasu ngo bagize ubwoba bimwe byabahitanye.
mu bantu bapfuye harimo abantu barafite bino bisasu. Oswaki mu ncamake aya niyo makuru turi kugenderaho muri iyi press fata ijambo. Hanyuma hari indi ngiye gushyiraho iyi video ngiye gushyiraho yo itegwa ndetse nyikuraho, so muyirebe hanyuma itanyikuraho. Komeza Oswaki. Okay, ntabwo ndi bufata umwanya kuko ibibazo nibazaga uhisubisubiza kuko byumvikana ko ari ibisasu abantu binjiranye hariya mu nama. Ari nayo mpamvu n'abari babifite birumvikana nago cyaturika ngo kimusige. Ubwo urumva ni nkaho ari operation kamikaze, ahubwo ni Imana yarinze abantu iyo babituritsa inama igiteranye kivunje kikiri kinini, hari bukomereke benshi cyane cyane, ariko nanone akenshi bira bisasu n'ibyo niba ari grenade ntabwo bifite ibibaraga byinshi n'ibya bombe binini bindi. So ubwo ni isomo byanze bikunze abayobozi ba AFCM 23 babonye ahandi hantu. Urabona bagiye bakoresha rallies nyinshi uko bafataga isantre niko baganiraga n'abaturage hafi ya hose. Ibi mu mujyi nka Bukavu rero umujyi wa kabiri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, umujyi wa mbere muri Kivu y'Epfo, wa mugani wa mugenzi wacu yavugaga ho hegereye Burundi. Ikindi hatissage, gusukura, kureba niba hari abantu bagifite intwaro bakizihishanye, urebye ntago byari byakarangiye. Ni somo kandi nanone ndatekereza yuko bino birasubiza inyuma ya nzira y'ibiganiro bavugaga. Ni perereza rigaragaza yuko ari Kinshasa yohereje abo bantu, atari ubwabo babyibwirije, cyangwa se niba atari abarundi bwabo babyibwirije, niba ari abarundi babyibwirije. Ibintu biraba bibi kurusha uko byari biri. Reka duharire n'abandi. Ibintu biraza kuba bitewe Mute your mic. Sorry. Hano kuri twese igihumbi abantu igihumbi na magana nkeneye kubijyana ku murongo ndaza kubisha mu kapafu ntabwo kugira ngo dufite co-host Fly High twihuta reka fata umuntu bita Fly High uri mu ushaka kugira ngo Yes, Godfather urakoze cyane. Gira ngo simvuga ibyo kuri tele kubyo kuri tele ayo makuru tanze akakanya maze umwanya munini cyane ndi kuri Spenya munini cyane ndi kuri Spenya munini. C'est l'occasion pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous serons avec eux. D'ores et déjà, l'Alliance Fleuve Congo va prendre en charge tous les frais liés aussi bien aux soins qu'à l'enterrement de ceux qui nous ont quittés. Ceci dit, je voudrais vous donner ici le premier bilan que nous avons. C'est que l'attaque a causé 11 morts, dont une femme. Et les vérifications sont à court. L'auteur de l'attaque lui-même ferait partie de ces morts. Il y a 65 blessés, dont 6 graves, qui sont présentement pris en charge en bloc opératoire. Et de ces 65 blessés, il y a 2 ans. Nous voudrions, au-delà des condoléances, rassurer la population du peuple de rester calme et que devant cette épreuve, elle n'est pas seule. Hakuna ukabila mwingi hapa. Wengi. Karibu sana. Sasa niwaambie kitu moja. Atahakikisha kwamba
hao watoto watajifunza raia, mpeleke pembeni. Yaani tumesikia ile mambo yenye mko nayo. Mimi